ibiyobyabwenge gukangisha gusebanya no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa. Rero fata ku mavuta akaba ageze ku ngoro ya hano ku ngoro y'ubutabera, ariko ntabwo ni nyine mba ndi kumwe na nabzi cyangwa nabareshya cyangwa nabareshya. Umeze neza? Yego umeze neza. Umeze neza. Nabareshya ubushize twari turi hano fata ku mavuta urubanza rurasubikwa, ariko ubu ngubu akaba yanahageze. Yego ubushize twari turi hano fata ku mavuta niwe wasabye ku rubanza rusubikwa kuko Rurangirwa Wilson wamamaye nk'umupfumu Salongo akaba akurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko rwamutaye muri yombi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka turimo. Hanyuma rero Salongo yatawe muri yombi kubera iki? Akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba, guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa n'icyaha cy'iyezandonke. Ibyo byaha byose rero nibyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukurikiranyeho uyu mugabo wamamaye cyane witwa Rurangirwa Wilson, ariko akaba azwi Ndagusuhuje cyane wowe ukurikirana Bikari TV show. Uyu munsi tugiye kuganira na Bikari. Bikari umeze ute? Wana ndi fresh kabisa. Ari haciyemo igihe kinini tutakubona kuri imihanda. Sha ibintu byabaye cyane, umuntu aba yagiye gukura amakuru hirya no hino, nawe ukoza gasha katabaho ntarindi kwitambukira, uravuze ati ngo hagarara dukora ikiganiro kuri iyi nkuru, ubunyicaza mu miyenzi, urumva ndavuga ngo noneho se ibi kandi ni ibiki bigiye kuri social media. Mbe ndavuze ati ntari bumwihahire mw'abanyarwanda nibabona turi gukora barabizi yuko nyine mu Rwanda ibyo bibaho, urumva Tukiraho hano turi mu miyenzi. Rero niho umunyamakuru amfatiye ngo dukorere mu banyarwanda, arambohoteye, urumva ubu nawe ripi bimureba. oya ntunyerekere. Ripi bimureba urambohoteye unyunkoreshereza ikiganiro mu miyenzi. Tukiraho mbwira abantu, wowe ugize amahirwe ukaba uguye kuri video, runo urugendo rutoroshye ariko waduhamo ubufasha butagoye cyane. Gukora subscribe ubundi ukigendera ni inkungu ukomeye, ni n'umusada ukomeye. Runo urugendo ruba rutoroshye. Turagushimiye wowe wakoze subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane. Ibi byose ni wowe tubikorera. Bikari tukiraho Meze neza nta cyaza, ariko ni yamihandi bigoranye, kandi ndashimira abanyarwanda bose baradukunda. Rega mani burya no ngo ibi bintu iyo bishizeho ntabwo uzi umuntu uri bubirebe, ariko abanyarwanda baradukunda. Urumva niyo mpamvu rero ntabwo twabatengo natwe uko badusazeranye kutarutengo. Wowe nawe ndagushishikariza kugira ukore subscribe, kandi baradukunda ntabwo bakwanga kuyikora. batubazaniye amakuru ari gucicikana mu imihanda, cyane cyane kuri uyu mugabo wamenyekanye ku izina Salongo, ukora ibintu bijyanye n'ibitangaza, ibintu bigaragara ko bidashoboka. Bikaba bivugwa yuko muri uyu munsi yatawe muri yombi mu bugenzacyaha. Mirib ubwo ngubwo. Bikari ukurikije ibintu ukomeje kubona kuri iyi mihanda, ibyo RIB irimo gukora kuri social media, igenda ifunga aba influencer, abanyamakuru, nkawe umenyereye iby'iyi social media wabivuga iki? Wana kuko se ndamanza kubaza muri serie kuko Salongo arafunzwe cyangwa ni bya bindi bya social media nyine nguko mubivuga.
uko biri kose ashobora kuba afunzwe ashobora nyine ntabwo nawe kuko aramutse afunzwe aramutse afunzwe igihugu cyaba kiri gukora akazi ubugeza cahari biri mu kazi bya danje arafunzwe kuko uriya ni wa mugabo uyobya urubyiruko urumva kuko uriya ni wa mugabo udashaka igihugu gitera imbere bro niba umuntu ashaka kwikubira akaguhamagara ngo wowe ukamuhamagara ngo ufite ikibazo kiniki urumva ugasanga cya kibazo cyawe akibyajemo umusaruro afasha amafaranga arayakwatse nawe ubwawe ntabwo ubishoboye ukagenda ukaguriza hirya no hino ngagiye kuguha amafaranga bro ugasanga nta mafaranga aguhaye man watigise byadanje wanagiyemo amadeni iwawe baburaye babwiriwe ni gute umubwira ati ngo uwo muntu ntabwo ari umwanzi w'igihugu ndashaka kabana b'u Rwanda barya bagahaga ariko uzi ko umuntu ashobora kuguhamagara ngo ngwino ngo ukore kano kazi akamanza yagusaba amafaranga kandi ukajya kuguza aho uzayo kurari n'abana baburaye niko bimeze uyu mugabo afunzwe nyuma y'uko hari hamumaze iminsi hacicikana andi makuru avuga y'uko umugabo wamenyekanye ku izina rya Mpano y'Imana nawe afunzwe wowe amakuru turayazi wowe umva ahubwo se cyakora babafate bombi urumva bajya kwigira iyo ngiyo noneho babafunge agafunguza bamba bareba bakajugunya ahantu urumva kugira ngo umunsi bazaba bisubiyeho bazaba barutse amafaranga urugero nka Mpano y'Imana we n'umunyabyaha ukomeye cyane nemera ko ibigamije kubakebura atari ukubafunga ngo ibahezemo oya ahubwo bibaye byiza yabahezamo ntabwo byaba ari byiza ahubwo irabigisha oya irabigisha ibikako Mpano y'Imana ngombwa aho ibetse ngwereke abo bagabo kari babiri bose bafatanyije ngati ngo reba ngo ngendera hejuru y'amazi nduza we Mpano y'Imana yaravuze ngo atoroka gereza nakubwiye umufunze ntabwo ajya afunga ntabwo bajya mufunga amareme igihe none ukwezi kugiye kurangira bamufunze kandi noneho we ngarasohoka akajya hanze ngakigaruramo none ko ntarabona yongeye gukora ikiganiro bamufungiye cyangwa ari kubitegurira muri ahanini impamvu babigisha hari ababizamo baje gutwika noneho yamara gutwika arimo gutobora ngibi akagira abantu bamubona bakamwizera bakaza bamugana bigahita bihinduka guteka imitwe ugasanga hari abagiye bamwishyura nk'abandi bana b'abakobwa bari bamukeneyeho ubufasha ugasanga ngo yagiye abakorera bya mfurambi oya Mpano y'Imana we Mpano y'Imana we na Salongo we ashaka amafaranga kuko Salongo nta muntu urayumva umuzana ibyo bibazo Salongo we ibintu bamurega ni ibintu byo guhindura ibintu runaka ibyangombwa nyine kukwaka ibyangombwa ngo reka akuvure ngo umwana afite ikibazo cyananiranye ngo cyananiye abaganga bose akaza akakwaka ibyangombwa ibyo byo nabizi kabikora akaza akakwaka n'amafaranga naho Mpano y'Imana iyo uri umukobwa mbere yo kugukemurira ikibazo cyangwa se atanagikemuye ngo akumve amubanza mwaryama ntabwo byoroshye bikari urebye iyi mihanda umuntu ukuganye ashaka kumuvura ni umuntu ubabaye cyane erega Mpano ujya gutaka uburwayi ugeze kure kugira ngo rero umuntu akugane yizeye ko uri bumuvure cyangwa uri bumukize ukaba umuhemukira muri urwo rwego niyo mpamvu ubona aribwo iba yabyitayeho cyane kandi ugasanga izi social media aya ma platform akomeye yabahaye ijambo ibyo bintu by'imitwe babikorera ahantu hagaragara buri munyarwanda wese cyangwa undi muntu wese yabona ariyo mpamvu ubona hashize iminsi ribu yitaye ku bantu bakoresha izi mbuga ukirahonge uyu muvugizi wa ribu ndamushimira cyane ndashimira Paul Kagame umugabo w'ingabo z'ikirenga sibyo ibintu yazanye ngo ubugenzacyaha ribu byamaje yatekereza yabonye abanyarwanda ari abatekamutwe nawe bari kuzamutekera umutwe urumva kandi ngiyo uzi igisambura kirindisha urumva nibwo yese azana ubugenzacyaha ribu kugira ngo ibakoremo akazi Paul Kagame aradukunda akunda abanyarwanda
sibyo akunda abanyarwanda ikitwa umunyarwanda mu agaciro niyo mpamvu ashaka burya bariya bashaka kwangiriza igihugu urumva abo bigira abatubuzi bigira abanyamungo kuri YouTube abo arashaka kubaca agasigarana babandi b'abafluencer bigisha ibintu kuri YouTube bigisha ibyagirira igihugu akamaro n'ibyamugirira akamaro. Urabona impamvu biba bikenewe ko YouTube bayikoramo isuku n'abantu bayikoramo hano muri Rwanda bakabakoramo isuku bakabigisha mbese habonetse amahirwe y'uko buri munyarwanda wese atunga telefone ya smartphone bivuze ngo ibingibi byazamuye umubare w'abantu bakoresha social media n'abayijyaho bagiye gushakisha kandi harimo abana batoya benshi harimo n'abana batoya kuko iyo ugiye kugura telefone ntabwo bakubaza imyaka upfa kuba ufite ayo uri bwishyure fasha rero waba ucuruza ukajya kubaza ngo ufite imyaka ingaho uje kugura kino kintu niyo mpamvu social media urebye mu minsi yashize yari yuzuyeho amatiku ibintu nyine bitagira aho byerekeza nta cyerekezo kizima cyahereza ako ari n'ababizize icyo mundira ariyo mpamvu ntabwo ndakunda kubivuga ngafata ku mavuta n'ibyo yazize ubundi ni uko ngo buri platform iciye kuri YouTube sibyo yose igenda ijyana umuntu nisaga nisaga yose itinze oya saga yo icyavutse cyose urugero ngo abana bapfumu sibyo iyo ni saga yabo ku giti cyabo sibyo irabajyana bose ni uko ngo biriya zirasaga zabaye zabayirene nabayago uryago yaramusimbutse iranamusimbuka itwara fata ku mavuta urumva ibintu nk'ibyo ubwo ni uko ngo buri kibaye cyose kizagihitana umuntu paka Kigali igizute iki kibuga ubundi gucya tuba turi mu kibuga uyu ni umupira turimo gukina kandi umupira ubundi uzara urugero ng'umupira w'abanyarwanda ng'umupira zino mipira zigeze ko mwakomeye buri mukinyi akaguru iyo gateye muri amafaranga aribara urumva ubwo iyo kubisa baro watsindwa aribara kandi iyo ukinye nabi iruje urayirya kabisa Salongo rero ngo akaba urimo Salongo yagiye agaragara ahendera ku mazi ndakeka n'uriya bita Mpano y'Imana nawe yaragaragaye agendera ku mazi biriya ni byari by'abatubuzi ari Imana ngiye kabatse mbabazi ngiye nibyo mbura mbabaza niba agendera ku mazi sibyo ngagendera ku mazi atega agiye he uwagendeye ku mazi no hejuru ndi agendera hari umunsi badatega batajyana buriya buhirigisi bwawe dore kandi ubuhirigisi ngo bagiye kuvura niba kuvura he mani nge aba banyamakuru bano bakora bino bintu by'ubunyamwuga cyangwa se biriya by'ubupfumu sibyo ewana nge ndi Paul Kagame nguko yaciye insengero aravuga ati buri rusengero rwose ruzajya rusora rusiga kimwe cya kabiri urumva ruzajya rusora rusiga ni nako nanjye abangaba b'abanyamwuga ari ikintu numvisha nimugoroba ngo mbese kuki ribu RDB ngitabanza yareba ikabaza umuntu icyo agiye gukora mbere y'uko imwe byangombwa kugira ngo YouTube zibone uko zisora abantu bafite amazina akomeye muri iyi minsi bamaze kwitabwaho harimo uwo bita FATAKUMAVUTA n'uyu Miss Rwanda muheto n'uyu Mpano y'Imana cyane cyane uyu nguyu we yavugishije benshi uyu bita Miss Muheto Divine uriya we Divine urumva burya niwe ufite icyo ushinzwe mu gihugu kandi gikomeye ukitwara nabi ewana kumanza ubwo se batagufunze bafungana hari umuntu wavuze neza bita Shadibu nawe ni umuntu ukomeye hano mu Rwanda aravuga ati Miss Muheto akeneye ubufasha bwo kubireka ntabwo akeneye ubufasha bwo guhanwa bwo kubireka none se ibetse kubaza undi yagiye icyaha cyose arongera aravuga ati inkoni ivuna igufa ntabwo ikizirese ubwo nyine yashaka kuvuga ko
bayaca inkoni zamba mwisi muheto bakamwigisha akabireka. bro ukira uzi ko mwisi muheto akaza afite gakomeye karakomeye cyane byo. uzi mu parliament y'abano bayobozi akazi ke uzi ko hari aba parliament aruta arakomeye cyane kuko ni umukobwa nyine ni nyampinga w'igihugu cyane. Abana benshi barebera urubyiruko ngatwe cyane cyane abakobwa nibo bigiraho uko yifata nabo niko bifata kuko niwe nyampinga wabo niwe waratoranyijwe mu gihugu cyose sibyo. ubwo rero ni ukuvuga ngo niba atigishijwe ibyo akora nawe mukobwa uri mu kigero cye azahabwa se minsi w'igihugu biragukora ko ntacyo aba kuki nge ntabikora. hari igihe nanone umuntu aba afite ibibazo ubu ngubu gufatwa wanyoye inzoga wasinze ubundi haba hari impamvu yabiguteye. ngaho mbwira bibiri usanga uri umukobwa ungana kuriya ukiri muto ukaba ufite n'inshingano zikomeye igihugu cyose uzi neza ko ari wowe biriya bintu bishobora no kuba kubimanaginga biba bitoroshye. akaba ariyo mpamvu hari hatuma depression stress n'ibindi byatuma nibura anywa inzoga akarenza urugero wenda agiranye ibibazo bikemuke. ariyo mpamvu abantu benshi babona yagakwiye kuganirizwa kuko n'ubundi ubanza afite uburyo nyine nawe atanga asobanura ariko tutamutinzeho cyane. abantu bakenewe cyane kwitabwaho ni abagabo. buriya ubusinzi ni ukuvuga ngo biriya bya minsi muheto aganirizwa rwose. we yaganirizwa kiriya ntabwo ari icyaha cyavuga ngo hari ikibazo cyateje mu gihugu cyateje kuko ari saga yabaye mu buryo bujyanye no kuba atitayeho ariko barabona abatubuzi barabona abangiriza igihugu. ubwo rero minsi we icyo nabwira ubuyobozi cyangwa se inama nagira ubuyobozi usibye kumuganiriza bakamubwira ati kino ni kibi nyine nguko natwe badufata bakatuganiriza cyangwa tukagira ngo mu murenge ng'urubyiruko ushinzwe urubyiruko akajya tujyana tukajya mu mahugurwa tukaganirizwa ikibi n'icyiza na minsi niko bigomba kugenda. kabisa ni umuntu wari ufite inshingano zikomeye kandi ku myaka ye rwose ntabwo yabura kuba bafitemo ibintu kandi aracyafite amaraso yibuka aracyari muto rwose. abo bagabo nicyo kibazo. abo bagabo nibo babaye ikibazo mu Rwanda. impano y'Imana n'uyu Salongo baba wica urubyiruko. urabona tuba dukeneye kuza hano kuri social media dufite ikintu dushakamo ariko iyo yitegereje social media yo mu Rwanda uburyo ikorwamo usanga ari ibintu bitateza igihugu imbere ahubwo ari ibintu by'amatiki urabizi byashize mu minsi byayabona basabe n'abandi bose ukabona ni ibintu kandi biri guhabwa umurindi kandi nta n'akamaro bifitiye umunyarwanda. kumva ngo runaka yagiye ahangaha arasimbuka kumva ngo naragufashije uzansaba imbabazi ibyo ni ibintu bidafitiye umuntu ukeneye iterambere w'umunyarwanda ukiri muto cyangwa se mukuru ukeneye kwiga n'ibindi byinshi akamaro. tukiri aho ngaho nkawe uri kubona iyi social media uburyo abanyarwanda bari kuyikora nawe kandi ukaba uri muri bamwe bakora iyi social media ni iki wagira inama umuntu utarafungwa cyangwa utaritaba kugira ngo atazayitaba cyangwa se wowe musanzu watanga kugira ngo uru rubyiruko ruri kujya muri ibi bintu bya social media rugira icyo rukuramo? ngenga inama natanga wowe utarafungwa kora ibintu bifitiye u Rwanda akamaro kandi ukora ibintu urumva nawe ubwawe bifitiye akamaro bro aho ntabwo ujya kwishira mu mategeko. ikintu cyose uzakora ubundi mu mico nyarwanda utubaho umubyeyi utubaha ukuyobora n'ugukuriye nta kintu uzageraho sibyo nta kintu wageraho ahubwo rero kugira ngo ukigereho fata content yawe itaguteranya n'igihugu asigaye uyikore tuyirebe yizane tuyirebe tunayikunde ariko nuzana byandi biragufatanya birakwangisha igihugu cyawe bigatuma utoroka bigatuma ubaho uhangaye ariko kuba ushaka amafaranga kuri YouTube ukabaho wihishe
ikibazo si ikibazo none se ugufasha content yawe ugakrega content ugashira hariya twese tukakareba niyo karebwa njye nababwiye ngo ushobora kurebwa n'abandi 100 ariko hari mu 20 bo muri RIB bo mu gihugu cyare bo mbese abashinzwe umutekano cyangwa se n'ababishinzwe niyo mpamvu ntabwo ibora dushira nta muntu uzi ubireba uwo ninde cyangwa nta rujyo kubera bwira ahantu hose ku isi hose sino mu Rwanda gusa birenga n'imbibi rero ufata content yawe wishakire uzaryamo ugatunga umuryango ubwawe ukitunga ugashobora kwishura inzu ugashobora kwiyubakira inzu ugashobora kwishura amazi byo kurya n'ibiki byose kugira ngo uzabeho ugahangayitse wowe rero nabo nakugira reka ibyaguteranya n'igihugu cyangwa se byakwangisha mu bantu ebetse ngo urugero bira bintu rero content irazigatwika saga yabayira ni mazigiye kingana iki biba ari gihe kinini ibaye igihe kinini ko yarazimye nta kivuga kuvuga ibi turiho nibyo biri kuvugwa ariko ari ikintu kinini kizamara igihe kinini ari wowe wagikreye ukagihereza na garante kizamara uzi iki kintu yigikreye ari wowe umugana garante cyane nubwo bino byaziramo ariko nayo ibi nakivugwa ariko yarazimye ngo ari amateshwa ari amahomvu sibyo ari amahomvu nta kintu yamara ubwo rero fata umwanya wandike content wizane tuyirebe abanyarwanda bazayikunda ndetse na leta y'igihugu izabona hari inyigisho nayo inayirebe rega nayo barabireba buriya nawe iyo ari mu rugo yabonye ka off urumva aragenda akajya kuri YouTube akirebera ibiriho iyo abonye hari akari kwigisha ku nshingano runaka cyangwa ku kintu runaka cyagirira igihugu akamaro araza akaguhiga abandi araza akagufata akanagushira hanze kugira ngo bose bagirute bakumenye kuko ufite ibyo wigisha igihugu ariko iyo agiye kuri YouTube akareba hari ibyo ukwangiza araza akaguhiga urumva akaguhiga kandi ukageramo kandi yiberewe yafashe off rero ibyo kugira ubyange muri ya off y'umuyobozi yafasha giyiwe kugira ngo asabane n'umuryango we wa munsi wo kuruhuka ahubwo nasabane n'umuryango abereka video yawe bashimisha abisi urakoze cyane bikari rero kuvuga ngo tutarasoza ni ikibona cyari gikiye gukorwa kugira ngo iyi ntuza iyi social media buri munyarwanda wese yisangemo gute kuvuga ngo nyine buri muntu agire igice yisangamo avuga ati uburyo u Rwanda n'abanyarwanda bakora izi content cyangwa iyi social media kugira ngo undi yisangemo ubundi nukuvuga ngo iyo dukereya content cyane cyane ngatwe dukina ibintu by'amafilime ufata content ihuje n'ikibazo cy'umuntu mu buzima busanzwe burya nibo ukreye content ugakina filime ufite agahinda hari abakwirukanye mu nzu burya ntaribo nubwo uri kubikinira kwigisha aho nibyaraye bibayeho cyangwa we yakibona akamenya uko azakitwara kuko yakibonye muri filime yawe sibyo niba hari filime y'urukundo yikine ufite wenda uvuga ngo nakinye umukobwa yanyanze twapfuye iki nanjye niba ndi kwirira kandi nkaba mfite umukunzi kugira tutazagipfa nanjye nicyo nzagira ute nzagenderaho naho nukintu uri gusambana uri kwiba uri kugira ute urumva nanjye nzabikora kuko rega nibyo niba batwigisha kangurugero kera tukiri batoya twakinaga wajyaga imbere ugiye kurwana n'undi mwana mugenzi wawe ukababona abonye Jackie Chan akubita umugeri gutya nawe ukawukubita ukakunanira ariko wagize ute wabivuze mu kanwa no mu bwonko bwawe warangije kwisetingamo ukunda wabonye Jackie Chan agira ute akubita umugeri kubera iki kubera twabibonye nawe ibyo ukora nibyo tubona ahubwo rero mukora ikintu twese turi bwisangemo wamunyabibazo wamunyabisubizo wamunyembuwe wamugome twese tukisangamo bitewe kuko icyo ukora nicyo twigishwa kandi nicyo twigisha akoze cyane bikari ku nama nziza utugiriye turabishimiye cyane ukomeze udushakira andi makuru ku bijyanye n'uyu mugabo urimo bita Salongo we turamushakira amakuru cyane rwose menshi cyane ahubwo abanyarwanda turaje wakora subscribe gusa hano kuri Bikari TV show ubundi wirebera kagenda kagaruka kugira ngo ewana tubane tano kwa tano ciao ciao